Haleluya, haleluya. Ishimwe ni ry'Imana ishobora byose. Ishimwe ni ry'Uwiteka ibihe byose. Nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana niwo utumye aya masaha tubyuka turi bazima. Niwo utumye aya masaha tubasha kumva kugira neza kw'Imana. Tubasha kumva ko Imana igira neza. Ababyutse twese turi bazima dushima Imana kuko Imana ibaye mu ruhande rwacu. Haleluya. Turimo kuvuga ku ijambo ryitwa gusigwa. Rero nk'uko twabivuze twabitangiye, gusigwa si amavuta yo hanze, cyangwa se si ukubona ko abantu basutsweho amavuta. Hari abantu babona ibintu byo hanze bakumva yuko uriya muntu yasizwe. Iyo asutswe amavuta, uyu muntu abasha gukoreshwa ibitangaza n'Imana. Ba bantu bagira gutya bagakubita ahantu hasi, abantu bakikubita hasi, bakavuga ngo uriya muntu afite amavuta, afite imbaraga. Abantu benshi bakabirebera kuri ibyo ngibyo, ariko siko gusigwa nyakuri. Abandi bikagaragara mu marangamutima y'abana b'abantu, ariko gusigwa nyakuri kuko Bibiliya ibivuga ni ugukoreshwa na Mwuka Wera. Gukoreshwa na Mwuka Wera. Gukoreshwa na Mwuka Wera, umuntu ashobora gukoreshwa na Mwuka Wera mu by'ukuri nta n'ibintu bigaragara inyuma by'ibikabyo bibayeho. Ntabwo ari gusengera abantu ngo bikubite hasi, ntabwo ari ugusakuza cyane, ahubwo ni ugukoreshwa na Mwuka Wera. Umuntu ashobora gukoreshwa na Mwuka Wera yitonze, avuga bukeya cyane, ariko afite amavuta y'Imana. Haleluya. Rero amavuta y'Imana, kuvuga ko umuntu yasizwe, ntabwo ari ibimenyetso bigaragarira hanze, ahubwo ni imirimo iba mu muntu w'Imana. Ni Mwuka Wera uba muri wowe, agakorera muri wowe, nk'uko nabivuze, ukabasha kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Uko niko gusigwa nyakuri. Rero urugero rwa mbere rwo gusigwa ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo wasizwe. Yasigiwe kubwira abantu ubutumwa bwiza, gukiza indwara ndetse no kubohora ababoshye, gukiza abafite imitima imenetse, gutsinda Satani. Gutsinda Satani, Yesu rero niwe wasizwe cyane, niwe rugero rwa mbere rwo gusigwa, kandi niho tugomba kwigiraho. Sinzi rero abakora ibyo bitangaza, cyane cyane biriya bintu abantu birukankira, babona abantu bakubita ahantu hasi bakumva ko aribo basizwe. Ntabwo Yesu dufatiraho urugero nigeze mbona, cyangwa nasomye ko yasengeraga abantu bose, iteraniro ryose rikikubita hasi. Oya, ntabyo tugeze tubona, ntabyo twumvise. Cyakora akizaga abarwayi, agahumura impumyi, agakora ibitangaza bindi, ibirema bigakira, abantu bakagenda mu by'ukuri. Ariko mu by'ukuri ntabwo yavugaga ngo arasengera abantu bikubita hasi. Oya, Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hano turareba uburyo umukristo wese ashobora gusigwa. Ntabwo ari iby'abatambyi, ntabwo ari iby'abahanuzi gusa cyangwa se abami, ahubwo umukristo wese ashobora gusigwa, akagira ku gusigwa, ariko cyane cyane bikabanziriza imbere nk'uko twabibonye. Turasoma rero urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro kandi ashyirwe hejuru. Imana itugire neza cyane. Urwandiko rwa mbere cyangwa se igitabo cya mbere cyanditswe na Yohana. Turasoma igice cya kabiri umurongo wa 20. Igice cya kabiri umurongo wa 20 niyo magambo tugiye gusoma. Imana ishimwe cyane. Nyamara mwebweho mwasizwe
n'uwera kandi muzi byose. Mwebwe mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Haleluya, haleluya. Turema 21 simbandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo ni uko mukuzi, kandi ko ari nta binyoma biva mu kuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Uko ni ugusigwa rero kwa rusange kw'abakristo bose, hadatoranijwe n'umwe, abantu bakagira gusigwa kwa rusange nk'abantu Imana yishimira, nk'abantu Imana yaronse. Utavuze ngo uyu ni umukozi w'Imana mu rusengero mu buryo ubu n'ubu, uyu ni umutambyi, uyu ni umuririmbyi, uyu ni umuhanuzi, uyu ni umuvugabutumwa, mbese uyu ni umwigisha. Oya, abakristo bose dukwiriye kuba dusizwe amavuta n'uwera. Haleluya. Gukiranuka kwacu bigomba guturuka ku Uwiteka Imana. Umuntu wasizwe, nakomeje kugenda mvuga cyane ku bintu byo kwera imbuto. Umuntu wasizwe agira izo mbaraga zo kwera imbuto no gukora ibyo Imana ishaka. Gukwera imbuto no gukora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Uyu mukristo wasizwe rero agomba kugaragaraho kwera imbuto no gukora ibyo Imana ishaka. Umukristo wasizwe agomba kuba afite kwizera. Agomba kuba afite kwizera gushyitse, atagira ikintu na kimwe ashidikanya ku mbaraga z'Imana no ku buntu bw'Imana. Haleluya. Umukristo wasizwe agomba kuba urugero rwiza, agomba kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Icyo twahamagariwe kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo, twahamagariwe kuba abigishwa ba Yesu. Kuba abigishwa ba Yesu rero ntago bigaragara mu kugenda abantu bavuga amagambo menshi cyangwa se bavuga ubutumwa cyane. Ni byiza cyane wabishoboye ukagenda ubwira abantu ko Yesu agira neza, nagisa nabyo ni byiza cyane. Ariko kandi ikintu kiruta ibindi byose ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ukugenda nk'uko Yesu Kristo yagendaga. Haleluya, haleluya. Ni ukugira neza abantu bose, ni ugukunda abantu bose. Lompa siamando la biskele bene chantravagre. Nuko tugenda nk'uko Imana ishaka kandi Imana ikatwishimira. Haleluya, haleluya. Nitwishimirwa n'Imana, tuzanezeza Imana, kandi lepeske tuzagira umumaro. Haleluya. Kugira umumaro muri sosiyete, kugira umumaro ahantu uri, kugira umumaro ahantu ukorera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugafata urugero rwiza ku muntu witwaga Yosefu. Yosefu ageze kwa Potifaro, ni amagambo meza. Twafata urugero rwiza. Yagiriye umugisha udasanzwe mu rugo rwa Potifaro. Ndetse uyu muntu wari ukomeye, ngo nta kintu na kimwe arakigenzura, byose yabonaga ko bitunganye. Uko urugo rwe rwari rwagezemo umuntu w'Imana, yabonaga byose bitunganye, yabonaga nta kibi na kimwe kirimo. O data wera, fokala mando la piskerebo, la prosa kile bene chantravagre. Mana we, ineza igaragara, utwari bwawe bugaragare, imirimo igaragare papa. Ineza yawe igaragare, utwari bwawe bugaragare, imirimo igaragare, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aba muri uru rugo akiranuka. Potifaro ngo nta kintu na kimwe yagenzuraga, ko yari azi ko byose byatunganye. Yari umwizerwa. Imana yaramwizeye, hanyuma n'abantu baramwizera. Niko dukwiriye kumera. Umukristo mwiza niko akwiriye kumera. Imana ikwiriye kukwizera kandi abantu bakakwizera. Haleluya, haleluya. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane waba uri umukristo, umuntu akumva atagusigira ibintu uko byaba bimeze kose, nubwo byaba ari bike cyangwa se ari byinshi. Ariko niba uri umukristo, byaba byiza ko abantu bakwizera, akakubwira ati mbaye ngusiga ibi ngibi, nzabisanga, ndabizi neza ko ntacyo bizaba, kubera yuko uri umukristo. Dukwiye kuba abakristo bameze gutyo.
Haleluya. Dukwiriye kuba abakristo bameze gutyo, bizerwa n'abana b'abantu, ariko cyane cyane bizerwa n'Imana ishobora byose. Bizerwa n'Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana idushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Uwasizwe rero agomba kuba ameze nk'uko nguko. Uwasizwe agomba kuba ameze nk'uko nguko. Haleluya, haleluya. Icyama ineza y'Imana akaba kuri twebwe, icyama amahoro adasanzwe akaba kuri twe. Umukristo wese rero agomba kuba asizwe. Umukristo wese agomba kwifuza ko gusigwa, kandi akabisengera kugira ngo abe asizwe ayo mavuta, amavuta yo kwizerwa, amavuta y'igikundiro, aya mavuta yo gukora ibyo Imana ishaka, aya mavuta yo kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Ni amavuta twese dukwiriye kuba dusizwe. Nubwo abantu benshi bataye agaciro, akumva hari yahabwa aya mavuta yo kuvuga ubutumwa cyane, akumva ko yahabwa ayo mavuta yo guhanura, akumva ari ayo mavuta yishakira. Nyamara tumaze kubona abantu benshi bari kwangiriza aya mavuta. aya mavuta. Imana iturinde kuyangiriza. Imana iduhe kuyaha agaciro. Imana iduhe kuyakoresha nk'uko bikwiriye. Haleluya. Icyampa Uwiteka Imana akatugira neza, icyampa Uwiteka Imana akaturengera, icyampa Uwiteka Imana akadutabara. Haleluya. Icyampa ubuntu bw'Imana bukaba kuri twebwe. Lofayamando la biliskele benesha turava. Icyampa amashimwe y'Uwiteka Imana akaba mu mitima yacu. Haleluya papa. Gusigwa. Buri Kristo wese akwiriye kuba asizwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze mwana. Urakoze papa, urakoze kuduhaye gusigwa. Urakoze Nyagasani Imana kudusiza ayo mavuta nk'abana bawe, nk'abantu bawe. Abantu bemeye kugukurikira Nyagasani Imana Data wera, ayo mavuta natugaragareho. Izo mbaraga ziba kuri twebwe Yesu Kristo. Izo mbaraga ziba kuri twebwe papa. Utunezererwe cyane. Dore ibyiza bidukwiriye, kandi kugira neza kwa Imana we kuri twe. Haleluya. Uri Imana nyamana, uri Imana iriho, kandi uri Imana izahora iteka ryose. Kugira neza kwa Imana bigaragare papa. Uwasizwe wa mbere ni Kristo. Yasiga imirimo ikomeye nk'uko twayibonye, harimo no gukiza indwara. Haleluya. Harimo no kubohora ababoshwe. Mana reka ubohora ababoshwe mu minsi nk'ingiyi. Haraboshwe n'ibyaha, haraboshwe n'amaboko ya Satani, haraboheye mu ngo za Satani Nyagasani Imana Data. Abo bose wabohore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka utubohore papa, tubohore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turifuza kubohorwa nawe, turifuza gufashwa nawe, turifuza kwakira ubuntu bwawe, turifuza kwakira ineza yawe, turifuza kubona bundi bushya. Haleluya, haleluya. Reka tubone bundi bushya, reka tubone imbaraga zawe Nyagasani Imana. Reka Nyagasani Imana Data wa twese uri mu ijuru, izo mbaraga zawe Nyagasani Imana, izo mbaraga z'uwasizwe zibohora ababoshye papa, kandi zikiza indwara zose, indwara z'uburyo bwose papa. Uzikize mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kuko urashoboye kandi uri kwizerwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umunsi wa none reka tubone bundi bushya. Umunsi wa none reka ugendane natwe muri byose. Umunsi wa none reka ukorane natwe muri byose papa. Twakire kuba kwa, twakire kugira neza kwawe, twakire ubutabazi bwawe bukomeye, kandi imbabazi zidasanzwe zibe ku buzima bwacu, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.